mwaramutse neza. Clarisse nk'ibisanzwe muhawe ikaze kuri YouTube channel yanjye. Nabasezeranyije ko nzababwira business 10 cyangwa se akazi 10 wakora ubaye ufite amafaranga ari munsi ya miliyoni y'amanyarwanda. Imvugo bwo no guhera ku 100,000 kuzamura. Ikintu cya mbere, business ya mbere wakora, muze kunyanganira, ni iminota 10 mfata, ntago ndi birenze. Urebe ikiganiro cyawe ukirangize, umenye ngo nihe business wabasha gukora niyihe utakora. Ariko mbere ya byose reka manze nshimire abantu mukomeje kumpa comment zanyu mumbwira ibiganiro ukora, abantu mfata nka motivation banjye bamfasha kwiyumva meze neza, kumva ko ngomba gukomeza gukora ibyo ndi gukora. Muri make reka mbashimire mwese, mega bless you. Hanyuma nshimire n'abantu mwamaje gukora subscribe kuri channel yanjye, no kuri Imana umugisha, muraba agaciro kenshi cyane. Nkomeze nanashimira abantu mumpa like, no kuri Imana umugisha, sinabona ukuntu mbabwira. Hanyuma rero nkiri kuri ibyo aka kanya, reka mbabwire ngo muhawe ikaze mu kiganiro tugiye gukorana. Ngiyewe ku bantu batanzi bambonye bwa mbere, nitwa Umugeni Clarisse, ari naryo zina rya channel yanjye. Iyo ugiye kuri YouTube wandika Umugeni Clarisse, hanyuma ukabona amavideo atandukanye yanjye, amafoto y'abastari atandukanye bakora filime yo mu Rwanda, kubera ko ntangira ino channel natangiye nkora ikijyanye n'ibiganiro bya cinema. Uretse ko n'ubu ntago ndabivamo, kuko of course ngiyewe ndi umufilmmaker mu buzima busanzwe, nkaba n'umu makeup artist ku bantu bashaka umu makeup artist bakora makeup neza. That's me. Sinivuzira. In fact nkagira na company ikora protocole mu bukwe, icyo bita protocol service team, izana ibirahure mu bukwe. Nuva yifashe protocol yanjye cyangwa se service team yanjye, igomba kubiri kumwe n'ibirahure n'amaplateau n'amaopena n'amaserviette, bya bintu twaduconco twose akenshi abageni bibagirwa udakunda kwitaho. Ngiyewe mba natubazaniye mu bukwe, ni ku giciro gitoya cyane. Uzamamagare cyangwa se unyandikire muri comment, cyangwa sure social media zanjye, TikTok wandikaho Amata Wacu, hanyuma kuri Instagram wandikaho Amata Protocol Service, kuri Facebook ni Mugeni Shani. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma rero dukomeze direct, dukomeze tugende ku kiganiro twagiye kuvugaho, sibyo? Ikintu ndiho mvuga cya mbere, twavuze ngo tugiye kuvuga business 10 wakora ubaye udafite amafaranga ari hejuru ya miliyoni y'amanyarwanda. Twagiye. Business ya mbere wakora ubaye ufite amafaranga ari munsi ya miliyoni, ubwo nimvuga guhera ku 100,000 kuzamura. Business ya mbere ni business yo gucuruza inkweto. Zino nkweto za mangaze, zino z'abakobwa, z'abadamu. Wajya muri Chic no downtown ukarangura inkweto z'abadamu, ukaza ugatera kamera yawe, like telefone yawe uko yaba imeze kose, ukadufotora ukadupostinga kuri TikTok, kuri Instagram, kuri YouTube, kuri Facebook, ukagishyira no kuri WhatsApp yawe, kuri stat yawe ya WhatsApp. Iyo business irakora cyane. Cyangwa se ukagenda ugashakamo n'agaseta gatoya, ubwo ariko byagusaba kuba ufite amafaranga nyine guhera ku 500 kuzamura ubaye ukeneye gushaka iseta. Icyo ni icya mbere. Ku bantu narindi kubwira abantu b'100,000, ufite family yawe, ukaba ufite na telefone yawe, wagenda ukarangura udukweto twawe twa caguwa, no apana caguwa, in fact yaba caguwa yaba mangaze, ukazirangura. Mangaze bazirangurira hari mu mujyi muri downtown, cyangwa se munsi ya Ragarete, cyangwa se Mateusi. Caguwa zo ziba ari Kimisagara no ku Gisozi n'ahandi hantu, ntago mpazi hose. Hanyuma iyo business ni ya mbere yo gucuruza inkweto. Business ya kabiri, imyenda. Imyenda yaba y'abakobwa yaba n'iy'abadamu, cyane cyane kuko abasore biragoye ko abasore ntago bagura cyane nkuko abadamu bagura. Ufite amafaranga ari munsi ya miliyoni wakora imyenda yawe. Business ya gatatu ni business yo gucuruza
imiringa ubwo ndavuga amashanete, amasaha, udukomo, amaherena, Ray-Ban, impeta. Ibyo bintu byagukorera akazi rwose, wabikora kuri social media, washaka ahantu wicara hatoya. Ibihumbi byawe 300 kuzamura, 200 kuzamura kugeza kuri miliyoni. Iyo business ni ya gatatu wakora bigakunda. Indi business ya kane ni business uba ifite miliyoni yuzuye, ni business ya biyari. Ni business nziza abantu bakunda gukora, ariko biyari byagusaba ko uba uhibereye. Waguramo biyari ukanashaka ahantu yitereka ugakora neza cyane rwose. Iyo ni business ya kane. Biyari akenshi abagabo barayikunda, abasore iyo ku mugoroba iyo bavuye ku kazi baba bumva niyo mikino yibanguka idasaba umwanya munini, isaba kwenjoyinga. Abantu bayikora bari no kunywa byeri, bayikora bari no kuganira. Biyari muri make ni business nziza wakora ikaguhira munsi ya guhera kuri miliyoni yawe kumanuka. Hanyuma ikindi kintu, gucuruza boutique. Kano ka boutique ko muri quartier. Boutique yo muri quartier ubaye ufite miliyoni kumanura, ufite amafaranga miliyoni 1 yagukora boutique yo muri quartier, yagutangira ubuzima ukajya wunguka ugakora. Ikindi, waruzi se ko ibihumbi byawe 500 kuzamura byakuviramo uruganda rw'amandazi n'imigati? No, amandazi, gukora amandazi. Ubaye uzi gukora amandazi, donc iyo ni business umuniga online akayimenya. Wakora amandazi ushobora gutangira ukorera ku muhanda ku ikarayi, ugakurikizaho igare ryo kuyagemura ku mabotike, ugakurikizaho kuva kuyagemura ku mabotike utangira kuyagemura mu alimentation, ugakomeza gutyo bikarangira ukoze uruganda, bikazabyaramo n'imigati ukajya uvanga n'amacapati. Iyo nayo ni business ya mbere ikomeye kandi yaguteza imbere ikagukiza mu gihe rwose gitoya. Rubyiruko mukanguke, mugabanye ibintu by'ubunebwe, muze dushake amafaranga. In fact, iyo business nayo yagukorera. Indi business wakora uba ifite amafaranga ari miliyoni kumanura. Indi business, ubwo business ugiye kuvuga ni ya gatandatu. Indi business wakora ni business ya restaurant iciriritse. Nimvuga restaurant iciriritse no ukugemurira ni restaurant ya online. Nuvango abantu kwera ko ama restaurant menshi abatera mu nda, abatera ibibazo by'amamibe, abenshi ntabwo bakunda restaurant. Abantu baprefera kurya ibiryo byatekewe hehe mu rugo. Ubaye rero ufite udutekawe, wagura udutekawe kuri miliyoni yawe ugahaha, hanyuma ugakora brand yawe kuri social media, ugatangira guteka ibintu bikagenda neza kandi ukabinyangamugayo, ukajya umenya guteka ibiryo biryoshye binasa neza bitarimo amavuta menshi cyane, kuko abantu ibyo bintu barabikunda. Indi business ya karindwi ni business ya makeup. Burya wayikora uri munsi y'amafaranga, ufite amafaranga ari munsi ya miliyoni. Makeup urayikora rwose. Ibikoresho bya makeup byiza birahenda, ariko makeup ni business nziza kandi byari inyungu inatuma umuntu ava mu bwigunge. Business yindi ya 8 sigaje ebyiri. Business ya 8 ni business navuga ngo ntagigoye, urumva, ariko ni business ishoboka cyane. Business yitwa ubukomisiyoneri. Impamvu vuze ngo ni munsi ya miliyoni kumanura, nuko miliyoni urayikeneye kugira ngo wubake platform, wubake n'icyizere ku bantu. Niba umukiriya yakwijeje ngo agiye kugira araza kwishyura inzu, uba ufite transport, ufite déplacement iri bukujyane kwereka umukiriya ahantu akorera. Iyo nayo ni business abantu bakora kandi barakize guys, barakize. Business ya 9 urumva ni business yo gusuka, nayo ibamo amafaranga menshi cyane, menshi cyane. Business ya 10 ni business yo gucuruza ibiryo bidatetse. Izo zose business yo gucuruza ibiryo bidatetse wahita kwa Mutangana, amaduka akomeye yoroheje wajyamo ugakora. So guys, mbabwiye business 10 wakora kandi ukabaho neza. Reka mbashimire, mukomeze mukore subscribe. Ngewe ndabakunda. Bye bye.